ko mushiki wanjye afite anniversaire waza muri anniversaire ya mushiki wanjye ndangije ndamubwira ati ese ko ubu ngubu n'amayitike mfite bimeze gute arangije anyoherereza etike ambeshya ngo ari muri Kigali ndangije ngeze Kigali arambwira ngo ko mfata imodoka iza mu Byangabo sinari mazi mu Byangabo muri Musanze ndagiye maze kuhagera tugerayo ngerayo aranyakira nta kibazo nyuma yabwo rero naje kugira ndatwita ariko mbere yo gutwita yakubwiye ko ugiye muri anniversaire ya mushiki we ugeze usanga yabaye oya nayo yarambeshyaga ndangije mbonye ibimbayeho ndavuga ati ese bundi nzataha ndi wacu nimba nwite nzababwira ko yonda nayikuye he ni ibiki byakubayeho muri iryo joro rero ibyambayeho nyine byarabaye ndiyakira ibiki uratuganirize kugira ngo bibe yaravuze ati niba wanze yagiye kuzana Feneriga yego yamereye muri fanta icyo gihe sinzi ukuntu byagenze mu kugisinzira urasinzira aha ciduka mwaryamanye nuko rero amaze kugurisha inzu uramuga ati uyoboye yuko ufite umwana uyu mwana tuvugana uyu nguyu yitwa Frank niwe babyaranye na Prophete Imana ivuga inzu rero barayigurishije none icyo nari nkubajije ese mwirangamimerere uyu mwana Imana ivuga yamwiyandikishijeho ntago yamwiyandikishijeho nicyo usaba wenda abayobozi bari kumva ikiganiro nk'iki gihe icyo nsaba abayobozi uko yandenganurira umwana akandikishwa mu gitabo cy'indangamimerere kandi nanone numva ngo ntago ari njyewe njyenyine ahemukiye afite n'abandi bakobwa benshi bayateye inda babyaye bitegure kuba bagira ejo bundi numvise ngo agiye no gukoresha mariage ngo abonye watangiza umushinga w'ubukwe yarantanumiye ndamubwira atoke sawa urakoze uzagira ubukwe bwiza wese ngo ntago wabutaha ndamubwira ati icyo mwifurije uzagira urugo ruhire none ikintu mbwira uwo mukobwa ni icyo wabwira uwo mukobwa rero inama namugira agiye gushaka kuko numva abandi yabahemukiye nabo yagiye atera amada hari n'abandi se yaziteye hari n'abandi yaziteye nubwo n'abagenda bitakana ubwo ngewe icyo nsaba nuko ngewe bamfashiriza umwana wanjye akandikwa nuko nanone yambwiye ngo ngiye kuzakohereza 500 ngo nzaceceke umwana ngo sazigera agaragara uwo mwana uyu nguyu Frank yego azaguha 500 uceceke umwana ntazigera agaragara ndanje ndamubwira tese ndicecekera ndamwihorera umukecuru ati n'ubundi wajyaga gushaka uyu muntu mudahuje ubwoko kubera iki mukecuru wari uko bavuga ariko mabukwa avuga yazanagamo n'ibyamoko ngo ngo rero ngo wazanye ngo uyu mututsi ngo uzi yuko se azakumarira iki ndicecekera ndituriza ibintu byo kuvuga ngo amoko nkavuga ati niba mukecuru atangiye kuvuga ngo ibintu by'amoko iby'ibiki bakwita buzukuru we ngo ni ibyana ubu ngubu ni amahoro nyuma yabwo twaje gutera imbere umugabo akazajya agenda ngo agiye mu masengesho naho afite ibindi yigiriyemo ntiyagira ate ntiyaha umuntu agaciro agataha saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro yamara kuhagera mu rugo agahita yongera akagenda
inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Ni umumama afite inkuru ikomeye, ni inkuru abantu bose bari buze kuza kureba, kandi ndabizi neza ko nuyikurikira nyine uri buze kumva uburyo uyu mubyeyi afite akababaro cyangwa afite agahinda mu buryo butandukanye. Ndakwiginze ngo nuyikurikira wiuze kuyirangiza kugira ngo ibintu byose bize kuza kugenda neza. Ni munyemerero dutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze kuyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego. Amakuru Ni meza. Tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Muravugana n'uwambaje Maria Francine. Francine muraho murakomeye? Turakomeye. Izina ry'umwana ninde? Kwizera Onosimo Frank. Kubwo ni Mama Frank. Yego. Yes, tugiye kuganira na Mama Frank rero. Tumusanze mu karere ka Ruhango, ni mu murenge w'uhu hano turi. No mu murenge wa Ruhango niho turi, niho tugiye gukorera ino nkuru. Ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni munyemerera abantu mwese muhatuye mbanze mbasuhuze abari mu Majyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye muri diaspora. Mwese ndabasuje mu izina rya Yesu, mvuga ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Turi kumwe na Mama Frank, niwe tugiye kuganira. Mama Frank ni muntu ki muri makeya? Uratangira utwibwira neza, ni umumama w'abana bangahe kugira ngo abantu baze gusobanukirwa? Ndi umumama w'abana babiri. Ni umumama w'abana babiri. Yego. Mama Frank, impamvu twahagurutse mu mujyi wa Kigali maze tuza mu karere ka Ruhango gukora iyi nkuru, uyu muri kubona afite inkuru ikomeye nk'uko yamenyesheje Iyobokamana TV ko yumva yifuza yuko twamukorera iyi nkuru. Yabaye umudamu cyangwa yashakanye na Profete witwa Imana Ivuga, noneho atungurwa no kubona rero agiye gukora ubukwe n'undi mukobwa, bituma aduhamagara ku Iyobokamana kugira ngo atubwire iyi nkuru ye ayivuye imuzi. Ndashaka ko utangira umbwira ubundi Profete Imana Ivuga, amazina ye yombi urayatwibutsa gatoya? Yitwa Tuyisenge Jean Pierre. Tuyisenge Jean Pierre, witwa Profete Imana Ivuga. Mwamenyanye gute? Inkuru yawe y'urukundo nawe yo gutangira kumenyana byaje gute kugira ngo abantu badukurikiye baze gusobanukirwa? Twamenyaniye kuri telefone icyo gihe. Ntabwo nabaga hano mu rugo, nabaga kwa musaza wanjye. Tumenyanira kuri telefone kwa kundi umuntu yibeshya nomero. Arangije dukundanira kuri telefone, nyuma yabwo apanga kuza kunsura. Icyo gihe wabaga hehe ubwo? Nabaga kwa musaza wanjye aho bita mu Butansinda. Mu Butansinda hano Igitarama n'ubundi? Hano muri Nyanza. Yego. Noneho apanga kuza kunsura, narigaga icyo gihe hari mu kiruhuko. Ndaza nza hano, turamwakira nta kibazo. Ndamuherekeza arataha. Nyuma yabwo arampamagara, tese ko mushiki wanjye afite anniversaire, waza muri anniversaire ya mushiki wanjye? Ndangije ndamubwira tese ko ubu ngubu nta mayitike mfite, bimeze gute? Arangije anyoherereza etike, ambeshya ngo ari muri Kigali. Ndangije ngeze Kigali arambwira ngo mfata imodoka iza mu Byangabo. Sinari impazi. Mu Byangabo muri Musanze. Yego. Ndagiye maze kuhagera, tugerayo ngerayo aranyakira nta kibazo. Nyuma yabwo rero naje kugira ndatwita, ariko mbere yo gutwita yakubwiye ko ugiye muri anniversaire ya mushiki we. Ugezeyo usanga yabaye? Oya, nayo yarambeshyaga. Noneho ndangije. Ugezeyo byagenze gute rero kugira ngo abantu badukurikiye? Ukuntu byagenze, bwarije. Ati rero ugomba kurara. Yego. Kurara iwe cyangwa mu rugo iwabo? Yego. Mama we yari ahari. Ndangije ndarara. Atese nkamubwira atese wareka nkataha,
igihe nagererayo cyose sinagerayo ati hoya tugomba kurara ngo n'ubundi mu busanzwe yarasanzwe ngo azana abakobwa noneho umuturanyi wabo akamubwira ati ngo sureba Japie hari umunsi usazana umukobwa yange gutaha yego ndangije mbonye ibimbayeho ndavuga ati ese bundi nzataha ndi wacu nimba nwite nzababwira ko yonda nayikuye he ni ibiki byakubayeho muri iryo joro rero ibyambayeho nyine byarabaye ndiyakira ibiki uratuganirize kugira ngo bibe yaravuze ati niba wanze yagiye kuzana feneriga yego yamereye muri fanta icyo gihe sinzi ukuntu byagenze mu kugisinzira urasinzira aha nshiduka mwaryamanye aha noneho ndangije ndamubyakira ndavuga ati sinshobora gutaha iwacu n'ubundi wagize ute waransambanije nsambanye nkamukurikira tukagenda noneho akakomeza akabibwira n'abantu ati ndashaka kuzacika uriya mwana w'umukobwa ukomeza kunyizirika wowe nyuma y'uko abaturanyi baramubwira ati none se niba ushaka kumucika n'ubundi ko waramaze kumukorera ibya furambi uramucika ujye hehe uzasigara agora mama wawe ni ukuvuga yaguhamagaye ngo ujye muri aniveriseri ya mushikiwe uhageze usanga ntabwo ari aniveriseri ahubwo ni imitwe yagukinnye ubu noneho aguha feneriga biragusinziriza ubundi aragusambanya sibyo amaze kugusambanya ufata icyemezo cyo kutahava kuko wibazaga uburyo wagaruka mu rugo unakeka ko ushobora kuba wenda yaguteye ni ukuvuga yagufashe ku ngufu aha wari ufite nk'imyaka ingahe ubwo mfite nk'imyaka 19 nk'imyaka 19 aha natinze kuba nasama amaze kugufata ku ngufu rero ufashe icyemezo cyo kuhaguma no ashaka kugucika niho wari ugeze komeza ashaka kuncika akagerageza kujya mu bantu bo ku Gisenyi ba famiye yabo ngamubwira ati ntabwo uri bwancike turajyana yakoga nkoga nanjye noneho mukazana we mukeba wanjye akazajya ambwira ngo sha ngo wa mwana w'umukobwa urambabaje wowe ushatse muri uyu muryango ndamubwira ati ese bimeze gute ngo suje uzibonera ngwino nduhure umuruho nayo nararushye nzana bya bintu by'ikinyenduga ati nta kibazo angije nyuma yabwo tuza gushakisha ubuzima tujya ku Gisenyi wowe nawe njye nawe icyo gihe nari inwete yari cyagiye yaguteye inda twakugufata ku ngufu kwavuyemo kugutera inda nyuma yabwo angije tugirana ikibazo tugiranye ikibazo akambwira ngo ariko burya nanakwica ese uranyicira iki ngo nakwica ndangije ndamubwira ati ariko kugira ngo unyice burya nakwigendera ngo ndakwishe noneho nabaga napimaga ibintu by'ibigage noneho akazajya avuga ngo aragiye yagenda ntagaruke nyuma yabwo apanga kwimuka twimukira iburasirazuba Nyagatare hari nko muhe mwaka ubwo 2016 ubwo mwavuye Gisenyi utarabyara wari utarabyara mwimukira Nyagatare noneho dukomeza kubana mu miserero tumaze kubana mu miserero ndabyakira ko n'ubundi byari byarambayeho ndangije turagira dukodesha inzu yo kubamo tunubaka ngaterura itafari mereza umufundi mfite inda y'amezi 7 nkamwihorera nyuma yabwo naje kubyara maze kubyara rangije n'ibikoresho byose nakoresheje ni mama wabinyoherereje mama wawe ibyo kubyara no kuvuga imyenda y'umwana ibigoma n'ibindi byose rangije maze kubyara
namubwira teste twakwandikisha umwana mu gitabo cy'indangamimerere cwe nagira icyo ambwira ese umwana azabaho atanditse akiyanyihorera nyuma yabwo tuza umukecuru we mama we mabukwe aza kureba umwana arangije aravuga ngo sindera ngo atari n'uwacu ese ni gute uvuga atari iwanyu kandi mbona musa ngo ntabwo ari uwacu noneho akura akazajya isa avuga ati umwana si uwanjye umwana uko agenda akura akazana isura ya papa we nyuma yabwo nkamubwira tese ko twaretse tugashaka mitiweli y'umwana wagenda iwanyu n'abakire bayimushakira nkamwihorera nyuma yabwo twaje kwirega mu rugo yego maze tuje kwirega nta kibazo tuzana n'umupasiteri uwo mupasiteri yitwaga Daniel w'iryo torero ryitwaga Akope noneho turangije barataha bo kuko njyewe byari ngombwa kuba narara kuko nari naje kwereka n'umwana mu gutaha yanyakirije ngo taha iwanyu subira iwanyu n'abakire uzana amafaranga ndamubwira teste niba bakize ku giti cyabo ntabwo bakize ku giti cyacu dushakisha ukuntu natwe twazatera imbere yego twe namubwira teste tujye mu murima ngo genda ujye guhinga agasigara yiryamiye akigira mu gisoro ngataha yibereye mu gisoro nkamwihorera noneho mama we namubwira tese mfasha uyu mwana ngumva ngo jyana icyo cyana cyawe namubwira tese si umwuzukuru wawe ngo ndakubwiye ngo niba ugiye fata icyo cyana cyawe kijyane ndamwihorera nyuma yabwo nanone naje gusubirayo naje hano nyuma yabwo arampamagara tese waje ko ngiye kujya hanze ugasigara ku rugo no ku matungo Imana ivuga na Jean Pierre ndangije ndamubwira ati icyo gihe nubwo nabaga hano wari waraje hano gute wahukanye nari naraje nahukanye ndangije mpita njya kwa musaza wanjye arangije nuko kumpamagara ndamubwira ati rero ndagiye atagimbwiye ko agiye kujya mu mahanga kandi ngomba kwegera urugo rwanjye nagezeyo biba rwaserera ni Nyagatare mwari mwaruje yanzu se twari twarayuje twaranayitaje imwe mwubakanye arangije ngezeyo ashaka no kunkubita yafashe umuhoro agiye kuwunemesha ndangije ndawumwambura ndangije mpita njya kwa mushiki we kuko twari duturanye ndamubwira ati iyo ari ibingibi biri kuzajya bimbaho nshaka kuzapfa nazigenderana none icyo gihe mushiki we arambwira ati rero wajya ku muyobozi w'umudugudu umuyobozi w'umudugudu yarahageze arangije aramubwira ngo reka nkubwire ngo ubu ngubu ngo namwica we cyangwa ngo nama umwana wanjye ubundi ajye kurorongotana ndangije ndamubwira ati ariko nta naho najya nahageze waje umbwira ngo pole sana ugiye hanze none hanze ni ibingibi wari ugiye kunkorera icyo gihe turara dutikwana mudugudu yagiye buracya ubwo mama we haciyemo iminsi abaraje aza atanatubwiye ngo ndaza aza aje kuhaba mama wewe yabaga hehe ubwo ya pole mama we yabaga mu majyaruguru yego aza aje kuhaba ku muhungu we aje kuhaba ndamubwira tese ko tari watubwiye kuza ngumva nkubwire ngo nje ku muhungu wanjye ngo nawe ushaka aho uzajya
kuko twari dufite inzu nini n'igikoni. Arangije aba mu gikoni gifite imiryango 2 n'icyumba. Arangije nateka ibiryo namara kubiteka kuko yari yarangoye ngo njyewe sinjye ibiryo birimo amavuta. Naratekaga ngatogosa, namara gutogosa ngakaranga ukwabyo ibyanjye nyuma. Komeza. Ndangije afata ibiryo umukecuru, amaze kubifata abishyira mu ishashi, arabibika. Nyuma yabwo ubwo ntabwo yanshakaga icyo gihe. Yego. ahamagara abaturanyi ngo nimuze. Icyo gihe mani ivuga yari yagiye gusenga, hari kuwa gatatu. Hano hari kuwa gatatu araza aramubwira ngo ngwina ngo urebe ibyo umugore wawe asigaye akora. Ese ni ibiki? Ngo dongo reba. Ikintu cyanabaye icyo gihe nuko bagiye kureba bagasanga ibikaranze n'ibidakaranze si kimwe. Yego. Umukecuru aratsirwa. Nyuma yabwo twaje kumugurira inzu umukecuru. Kugira ngo mbone amahoro. Atura haruguru yacu nk'uko wava ngano ukagera hariya muri iriya santere. Ariko ntibikamubuze kuvaho atuye akaza kunesha umutwe. Yego. Arangije nyuma yabwo akazageza kunuka. Ngo wakubona ngo uri muri iyi nzu ngo ukagira ngo hari n'ikiko wakuye iwanyu. Ndangije ndamubwira ati ese kubera iki? Ngumva ngo uko wayinjiyemo nta kiyiko wakuye iwanyu ngo wasubirayo. Ndamubwira ati ariko burya yani mwubakanye n'umuntu. Ndamubwira ati ariko burya nubwo uvuze ngo nta n'ikiyiko nakuye iwacu. Iwacu iyo aza agasaba akanakwa icyo kiyiko nari kukizana. Mpe aransereza umukecuru kugera aho aturuka iwe akaza kunuka nkamuha amahoro, umuhungu we yataha akaba ariho ajya. Ndicecekera ndamwihorera. Umukecuru ati n'ubundi wajyaga gushaka uyu muntu mudahuje ubwoko kubera iki? Umukecuru wari uko bavuga. Ariko mabukwa avuga. Yazanagamo n'ibyamoko. Yazanagamo ibyamoko. Ngo rero ngo wazanye ngo uyu mututsi ngo uzi yuko se azakumarira iki? Ndicecekera ndituriza ibintu byo kuvuga ngo amoko. Nkavuga ati niba mukecuru atangiye kuvuga ngo ibintu by'amoko iby'ibiki bakwita buzukuru ngo ni ibyana, ubu ngubu ni amahoro. Nyuma yabwo twaje gutera imbere, umugabo akazajya agenda ngo agiye mu masengesho, naho afite ibindi yigiriyemo, ntiyagira ate? Ntiyaha umuntu agaciro. Yataha agataha saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, yamara kwagera mu rugo agahita yongera akagenda. Nyuma yabwo naramubwiye ati ariko buriya urabizi njyewe ngiye kuzafata umwanzuro kandi uzicuza. Ese umeze ute? Ati njyewe umwanzuro ngiye gufata ngiye kuzagenda nigendera kandi ntuzongere kugira icyo ukora. Arangije nyuma yabwo arampamagara. No mu gupanga kugenda naje atabizi. Nyuma yabwo maze gupanga kuza yaragize bagiye gusengera ahantu mu cyumba kitemewe. Agiye gusengera mu cyumba kitemewe barabafata barabafunga. Nyagatare. Yari yagiye gusengera aho bita Rukomo. Muri Nyagatare nyine. Yego. Arangije kugenda barabafunga. Bamaze kubafunga mu byo gupanga kuza mba ndabiparitse. Ndavuga ati reka ndeke umugabo babanze bamufungure. Okay. Bamaramo ibyumweru, yamazemo ibyumweru 3. Nuko rero mama we yaje gukuza rero kubana namwe Nyagatare.
atangira ngo kugucunaguza ngo n'ibintu byinshi nyine nk'uko wari urimo bivuga mu buryo butandukanye. Niho inkuru yari igeze. Noneho nyuma yo kugucunaguza rero, ese ubundi uwitwaga Jean Pierre yaje kwitwa Imana ivuga gute? No, iriya mpano yayihawe muri kumwe yo guhanura, warayimusanganye, byagenze gute kugira ngo abantu bamenye nka Pastor Imana ivuga? Iriya mpano ye ntago nayimusanganye. Twagiye gusenga ahantu ku mama witwa Kecuru, arangije njya kubona mbona atangiye guhanura. Akomeza kuzagenda avuga ngo ajya ahantu hose ngo agiye gusenga. Namubwira ati ese ngiye koga tujyane utanga inyuma. Abagiye gusenga no ku rusengero rwa Iparwa, namara koga, namaze koga byose narangije no gutunganya umwana, akambwira ngo wibesuke unjye inyuma, ngasigara mu rugo cyangwa nkamutungura bakajya kubona bakabona ndi mu rusengero. Reka twakire ngo Madamu Jean Pierre agatungurwa. Nagera mu rugo akanuka akambwira ngo bundi bunjye inyuma ujya kugira yute. Nkamubwira ati ese ko mba ngiye kwisengera mba ngiye kugira. Arangije arambwira ngo n'ikindi gihe utazongera kunjya inyuma. Akazajya ajya mu masengesho nkaguma aho ngaho. Hari n'abakobwa benshi yari amafaranga babeshya ngo azabagira abagore, bazi ko ari umusore, kuko hari n'umukobwa wajya guza gusenga ngo azi ko ari umusore, bapanga ku bana, nyuma yabwo akamenya ko ari umugabo. Noneho hari n'uwo yariye amafaranga aragira amuha amafaranga yo kugura inzugi iki. Umukobwa byageze aho bijya no mu nkiko. Bigeze mu nkiko umukobwa aratsindwa. Nyagatare ati nayo wamaye. Noneho ngewe yahoraga ambwira ngo ngiye kuzajya ndya abantu amafaranga. Yangize ati ese uzayabarya gute? Ariko mubaza yabwira abantu ngo nzaza kugusengera ngo naburure ibintu biri mu rugo iwawe, ati ariko ugomba kohereza ayatike n'ayafanta. Ati ye wa muntu yamara kuyohereza telefone niyongere kuyifata akaba ari njye wayitsindika, wenda ngo yifate ngo uyitange umubwire ngo yaje ariko telefone yayibagiwe. Ndamubwira ati ese kuba yayibagiwe ngiye gireka kumikomeza kutuma abantu banvumagura mu amahoro. Yego. Hagacamo undi mwanya undi agahamagara. Ati ese ko namwoheje amafaranga ari hehe? Ngamubwira ati ariko garaje. Bagakomeza bakamuhamagara. Ngamubwira ati ariko bundi wajya ubwijuza umuntu kuri akabimenya, uzajya uhora ukomeza kumushyira mu cyaha cyo kubeshya, ntabyo nishoboreye. Noneho nagenda mu kayira ngo dore mugore wa Mana ivuga arahise, ngo n'ukuntu atumariye amafaranga yadutwara. Mana ivuga abavuga ko Mana ivuga yabamariye amafaranga. Ubwo bari basigaye bavuga ngo dore Mana ivuga, ngo dore umugore wa Mana ivuga. Mose Mana ivuga ubundi yaryiswe gute? N'abantu bari kuko hari indirimbo bavuga ngo rega twaje gusenga Imana ivuga. Yakundaga kuyitera. Yego. Noneho ndangije ndavuga ati ese guhora mumvuga ngo dore mugore wa Mana ivuga, ngo dore ngo kuntu ngo amaze kumera, ngo arahora ashyiraho imisatsi ya buri munsi ngo kwejura amafaranga yacu. Yego, umugabo wabo aturya. Naye ndavuga ati ngiye ngiye kuzafata umwanzuro guhora abantu banvumagura bagira ute na mama wawe atanyeneye, nago ngiye nzabivamo nawe kandi sunyeneye. Ate noneho mukecuru we mama we naramubwiye ati ngiye kuzagenda. Wese ngo uzagenda ngo icyo cyane uzakijyana hehe? Ngo iwanyu hari icyo bagutumye? Ndagenda mubwira ati ese bundi iki cyana cyanyu nakijyana hehe? Kuko yari amaze kumwe ngo icyo cyana uzakijyana hehe. Ndagenda mubwira ati bundi iki cyana cyanyu ngewe nakijyana hehe? Mama we ni wa wundi wagucyuriraga nk'ibyamoko n'ibyamoko amoko. Ndangije iki cyana cyanyu ntacyo nzatwara, nzagenda uko naje.
none agatima kakakura kuri wa mwana nyuma yabwo aza kunsaba imbabazi ndamubwira ati reka mubwire mukecuru warankomerekeje bihagije kujya naho navugaga ati mawe ngo sinkabe nyoko ndamubwira ati ngo sinkabe mama wawe ati ngo sinkabe mama wawe ngo sukabe mama ndamubwira ati ntacyo urakoze kuba uvuze ngo sinkabe nyoko ntacyo nzagenda nsange mama aho ari atese mbiganirizaho umumama ndamubwira ati rero njyewe ngiye gufata umwanzuro wo kwigendera umumama arabimubwira umukecuru araza arafukama arasizora ngumva nkubwire ngo mbabarira ibyo nagukoreye byose narakubeshyeraga ngo mbabarira ngo ubundi ubwo ngubwo ngo uzagenda usize inzu yawe ugiye ujyanye iki nawe ndamubwira atese ko mwavuze ko nta nzu mfite urumva ntagenda njyanye iki ubwo yavugaga ya indi wubakanye na Jean Pierre ate rangije nyuma yabwo ejo bundi numva inkuru ngo ya nzu twaruhanye yarayigurishije yego none amaze kubyumva ndamubwira ati ese ya nzu ngo warayigurishije ati narayigurishije nayakoresheje icyo nshaka wenda kugira ngo abantu babyumve neza ni ukuvuga ngo amakimbirane yaje gukomera mama wagutoteza avuga ati azana mu iby'amoko avuga ati uyu mututsikazi wamuzanye gute mu muryango wacu bya bindi wavugaga avuga ibintu byinshi bitandukanye n'umuhungu we nawe nyine agutoteza akomeza no kugenda yambura abantu mu buryo butandukanye ubona byose bikujya ku mutwe byaje rero kugeraho birakunanira burundu kukomeza kubana nawe ufata umwanzuro uza kuba mu rugo hari ryari rero wafashe umwanzuro wo gutandukana nawe ukaza kuba mu rugo 2017 nibwo rero ngo waje kumva inkuru yuko yanzu mwubakanye yayigurishije utabizi ari byo wamubazaga rero mubajije kuri telefone yego bimubajije arambwira ngo n'amafaranga nayakoresheje icyo nshaka ndangije ku mutima atese umuntu w'umugabo udatekereza ko afite umwana ariko n'ubundi niyo namubwiraga ngo ese wanyoheje amafaranga yaranyihoreraga cyangwa akanankupa ese umwana angana iki umwana afite imyaka 6 ari hehe Frank waje hano gatoya Frank naze hano gatoya ngwino mama wakubwire yes uyu mwana ni Frank niwe yitwa Frank witwa nde Kwizera Onesimo Frank uyu mwana mubona niwe uyu mubyeyi yabyaranye na Prophet Imana ivuga ngira ngo abazi kureba neza barabona rwose ko mu byukuri n'isura rwose ibigaragaza uretse yuko n'ubundi nyine bizwi kuko uyu nguyu yabaye mu rugo babana nk'umugore n'umugabo nagiraga wenda ngo bisobanure neza kugira ngo abantu bamenye imvo n'imvano y'iyi nkuru turimo dukora nuko rero inzu rero aza kuyigurisha aribwo wamubazaga ati se wibagiwe yuko ufite n'umwana namubwiye ati se ntabwo ujya umenya yuko ufite umwana arangije ahita nkupa kuko niyo namubazaga atese wanyohereje amafaranga nkagurira umwana iki n'iki ati nzayakoherereza ni ukuvuga ko minerivare y'umwana ntagufasha imyambaro n'ibindi nta kintu agufasha na gitoya nta kintu amfasha yesu we yaramwandikishije se mwirangamimerere wenda umuntu nta kintu yigize amufashaho mu gitabo ndavuga mwirangamimerere ntabwo yamwandikishijeho ntabwo yamwandikishije ko ari ikibazo gikomeye wari urimo uravuga rero inzu arayigurishije mubajije atese ntabwo umenya ko umwana ufite umwana umugabo barankubye ndabyakira ndamwihorera mama arambipagura yaranambipye cyane ndavuga ati ese ko nta mayinite mfitemo aranshakira ubuhoro nuko rero amaze kugurisha inzu uravuga ati uyobewe yuko ufite umwana uyu mwana tuvugana uyu nguyu yitwa Frank niwe babyaranye na Prophet Imana ivuga inzu rero barayigurishije noneho icyo nari nkubajije ese mwirangamimerere uyu mwana Imana ivuga yamwiyandikishijeho
ntabwo yamwiyandikishijeho. Nicyo usaba wenda abayobozi bari kumva ikiganiro nk'iki gihe? Icyo nsaba abayobozi uko yandenganurira umwana akandikishwa mu gitabo cy'indangamimerere, kandi nanone numva ngo ntabwo ari njyewe njyenyine yahemukiye, afite n'abandi bakobwa benshi bayateye inda babyaye, bitegure kuba bagira. Ejo bundi numvise ngo agiye no gukoresha mariage. Wabonye watangiza umushinga w'ubukwe? Yarantanumiye ndamubwira atoke sawa urakoze uzagira ubukwe bwiza, wese ngo ntago wabutaha. Ndamubwira ati icyo mwifurije uzagira urugo ruhire. None ikintu mbwira uwo mukobwa ni icyo wabwira uwo mukobwa rero? Inama namugira, agiye gushaka uwo musore yitwa ngo ni umusore, kuko numva aha abandi yabahemukiye nabo bagiye atera amada. Hari n'abandi se yaziteye? Hari n'abandi yaziteye nubwo n'abagenda bitakana. Ubwo njyewe icyo nsaba nuko njyewe bamfashiriza umwana wanjye akandikwa. Nuko nanone yambwiye ngo ngiye kuzakohereza 500,000 ngo nzaceceke umwana ngo sazigera agaragara. Uwo mwana uyu nguyu Frank azaguha 500,000 uceceke umwana ntazigera agaragara? Ndanje ndamubwira tese ayo mafaranga ndi kuvugira ngo mwumva n'ubundi n'ubusanzwe arabeshya. Ayo mafaranga umbwira ko nsanzwe nzi kubeshya ubundi uzayohereza. Ngo ngumva mu kwezi kwa 10 ngo kwa 10 ndamwihorera mba ndamukubye. Arangije aravuga aramamagara uretse sibyo nkubwiye sibyo. Ndamubwira ati nta agaciro mbihaye. Ubwo rero icyo nsaba leta ni uko yagira ite yandenganurira umwana. Yakurenganurira umwana. Wumvishe sibyo ubukwe afite? Wumvishije yuko ngo agiye gukoresha mariage n'uwo mukobwa. Yaranambwiye ndamubwira ati ese uwo mukobwa wamubwije ukuri yuko ufite umwana? Ngo narabimubwiye, kandi nabonye kuri WhatsApp yarerekanye umukobwa amubwira ngo nta mugore yigera nta n'umwana yigize abyara, ngo ari umusore. Ese ubundi harya mwabanye imyaka ingahe? Twabanye imyaka 2. Imyaka 2. Uyu mukobwa n'ubuhe ubutumwa wamuhereza wagiye gushakana? Uwo mukobwa ntabanza atekereza ashishoze, nazahubuke, nahubuka azamera nkanjye. Yego. Imana ivuga ni umupasiteri cyangwa ni umukozi w'Imana ufite urusengero i Kigali, wahawe ibyangombwa n'umupasiteri witwa uranamuzi burya? Ngo w'Igisenyi muri Eparwa. Iyo wumva wenda ngo umuntu wamuhaye ibyangombwa byo gukora nk'umukozi w'Imana kandi yaraguhemukiye gutyo, wenda ubyumva iki? Ni ubuhe butumwa wahereza Ildefonse wamuhaye ibyangombwa akamwishingira? Pastor Ildefonse yarahubutse cyane kuko uriya ntabwo ari ubukozi bw'Imana, ahubwo ni ukubeshya. Ni ukubeshya barya amafaranga y'ubusa. Kuko hari umumama wambwiye atuguza ibyo umugabo wawe akora atesa kuri ibi. Ngo uwasenge aramubwira ngo uzanzanire 200,000. Ngo uzanzanire 200,000. Ubwo ngubwo arangije hari ababeshya b'abakobwa cyane. Ndanje ndamubwira ati ariko se uhora ubeshya bizakugiriraho iyihe nyungu? Ariko mbwira yariye n'uwo mumama ayo mafaranga yaramubeshye ngo ese ko ndi kuza aho ngaho Rukomo ngo kandi imodoka ikaba inciriyeho essence kandi nshaka ko musura. Uwo mumama arangije amubwira ati ese mbigenze nte? Uwo mama nawe yari afite ngo ibibazo byinshi cyane. Arangije aramubwira ati nyohereza 5,000 ure essence. Uwo mumama aramubwira ati 5,000 ati uwo mumama banjangisha inama. Wese ngo mbwira inama ati ese imeze ite? Ngo Jean Pierre arimo arambwira ngo nimwohereze 5,000 ngo azansengere. Ndangije ndamubwira ati ariko se watekereje uyobewe ko arya amafaranga abantu? Uwo mumama arambwira ngo ariko se koko nibyo. Arongera aramutitiriza kuri telefone amuhamagara. Arambwira ati ese Fani ko ari kumamagara
nyamwohereze ati ndamubwira ati ese ubwo koko uratekereje uwo mumama yahise ayohereza 5,000 ifunze niyo yamusubiza kuri mobile money ntabwo yaje kuyamusubiza amaze kuyamwoherereza kuri telefone yaramuhamagaga ntayifate okay yamara kumuhamagara nyuma yabwo akamubwira ngo ngize ikibazo ariko ndi hafi kukugeraho yagera naho amukupa bwarinze buhumana atamubonye nubwo ngubwo uwo mumama na n'ubu aragira ati agahinda mfite nuko ahora abeshya abantu abarya amafaranga nanjye akaba yarandiriye amafaranga ariko amakuru avuga yuko muva Gisenyi ngo mwimukira Nyagatare ngo yahavuye kubera n'ubundi ngo ubuhemu yari yarakoreye abantu ngo abambura ibyo bintu hari icyo biziho cyangwa n'urubwa ayo makuru mfite ntabwo yigize areka kuba yabambura n'ubu ngubu Nyagatare ikintu cyatumye nanahava hari umumama witwa Suzana yariye amafaranga yari na diyakoni y'iryo torero rya Ipara amurya amafaranga 50,000 umumama yaje kunyishyuza ari mu gitondo ntanje ndamubwira ese kujurira bimeze gute ngo amafaranga ngo umugabo wawe ngo yatwaye ndamubwira ati ayo mafaranga ngiye nta nubwo nzi uko ameze gucyo nzi cyo ngo azayaba uwo mumama rwose arambwira ati umugabo wawe ni igisambo no mubangira inama yo kuba ntafata umwanzuro nkavayo nawe arimo yarambwira ati umva umugabo si umugabo ahubwo ni ikizabareza Frank sageze mu kangahe Frank yiga mu wa mbere primaire ubwo minerivare ye imyambaro byose biki ni wowe ubimenya nyine tu yego yes reka rero mbwira abantu bakurikiye Iyobokamana TV nkunda kubabwira ngo wa muririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abababaye nibo bajya bagabana umugisha w'Imana kwa kundi musanzwe mubikora mwita ku bantu bababaye nk'aba ngaba tubazanira uno mu mama ari buze gutanga nimero ya telefone ushobora kumuvugisha ushobora kumuhumuriza ushobora kumufasha mu buryo butandukanye kugira ngo yiyokipe agire icyo yakora ubuzima ntabwo bworoshye ubundi Imana ikabahereza umugisha mama turimo tugana ku musozo rero ugiye gutanga nimero yawe ya telefone kugira ngo abantu badukurikiye babashe kuyimenya ubundi Imana ikomeze igufashe igushyigikire kandi wihangane birumvikana ni inkuru iteye agahinda ni inkuru ibabaje ni inkuru y'akababara ariko mu ijuru hari Imana yomora ibikomere kandi igahoza amarira ni ikiganiro twakoze cyaranzwe n'amarira mu buryo butandukanye ariko Imana izakugirira neza reka utange nimero ya telefone telefone ni 078 90 383 turi buze no kuyandika ku kiganiro Imana ibaho umugisha mwakoze cyane kudukurikira bye bye